iyi BYD na Wuling zishyurwa 10% y'igiciro cyazo yego kugira ngo bayiguhe. Noneho iyi Dongfeng yo ni 20%. Ni ukuvuga ngo iyi BYD na iyi Wuling reka duhere kuri Wuling yishyurwa 4,4,200,000. 4,4,200,000 urayazana ugatwara imodoka. Ubwo reka tugende ku murongo. Ayo niyo umuntu yishyurwa agatwara imodoka. Noneho ubwo ni kugira mbisobanura abantu nimba ushaka kuyifata ujye kuyikoresha taxi cyangwa ujye kuyikoresha n'izindi gahunda zawe ku munsi uba ugomba kugira, ubwo ni kugira ngo abantu bagende babisobanukirwa, uba ugomba kwishyura amafaranga 44,000 bya biciro kwa turi. Yego, ibyo ni bya biciro noneho tugeze hahandi muri Verizon ku bijyanye n'imyishyurire, ku bijyanye n'imyishyurire. Ubwo ku munsi iyi BYD ku munsi yishyura amafaranga, reka duhe Wuling ku munsi yishyura 44,000. 44,000 ubwo ni iyo ubishatse wishyura ku kwezi ubwo ni 1,320,000. Yego, ku muntu uri bwishyure ku kwezi. Kwa kuntu uvuga ati sindi gushaka byo guhora buri munsi nishyura mverisa bitewe n'ibyo uyikoresha, kuvuga ati bitanakuye unanafite n'amafaranga rega ushaka no kuvuga ati nishyuye ukwezi kumwe. Mbese no kuvuga muri Kimu barakorohereza ku buryo cyane, ku buryo bwose bushoboka. Noneho iyi BYD rero ku munsi iverisa 38,000 n'amafaranga 500. Ubwo ku kwezi bikaba 1,555,000. Yego. Yego, iyo ni ntuza. Noneho rero iyi Dongfeng nayo iverisa 25,200 ku kwezi bikaba 756,000. Uko kimikora ni ibintu bisobanutse. Yego, izo mpungenge rwose ndazimara abantu bafite impungenge nk'izo ngizo. Ntago utaverishije uyu munsi ejo ushobora kuyabona ukaverisa. Yego, nejo utayabona ejo bundi ukayabona ukaverisa. Iyo rero ufite impungenge ubona hari impungenge z'uko utari bubona amafaranga, uzana imodoka kuri kampani ukatubwira uti ngiye kubera ikibazo mfite sindi gukora neza, reka imodoka mbe nyisize hano, noneho ngende nimva mu byo ndimo nzagaruka gufata imodoka. Icyo gihe imodoka turayakira kuko tuba dufite akazi twagiye tuziteganyiriza. Noneho Kimi gatangira ya mafaranga weho watangaga igatangira ikayaverisa kugira ngo utazagwa muri manga. Wigeze kumbaza uravuga uti umuntu agize ibibazo akabura amafaranga akajyamo amadeni. Ubwo ndi kugira ngo ahubwo tuhinjire neza, ni nacyo ngiye kukubaza. Urakoze cyane. Usobanurira abantu umuntu se ashaka kumara mu wenda uyu munsi ntiyasizeho amafaranga, umunsi wa kabiri simbizi nimba mugira uburyo wenda nimba umuntu atasizeho amafaranga ushobora kumuhamagara mukamubaza wenda nimba nta kibazo yagize. Bigera ku gihe kingana gute kugira ngo Kimu ifate umwanzuro wo kuba yafata ya modoka iyi nyaga umuntu iyizaniye ishakira akazi muri Kimu aba ari wenda mujye mumuha iyo nyungu ye isaguka ku mafaranga y'ubwishyu aba yishyuye? Ni ukuvuga ngo Kimu, abakiriya ba Kimu nibo ba boss bacu. Yego, turabubaha. Tugira communication zigiye zitandukanye, ni nacyo rikava rishinzwe. iyo wishyuye turabibona ko wishyuye, tukanabona ko uyu munsi utishyuye itariki iyi niyi, tukaguha message. Uko bigenda utishyura ibibazo bibaho nk'uko wabivuze. Yego, tuba tubireba. Icyo kimikora ni iki rero, muri ya masezerano dufitanye haba harimo igihe runaka twumvikanyeho ku mpande zombi. Baba bati nibigera kuri uru rwego tuzagufasha, ariko atari uko tukwanze. Ni ukuvuga ngo nta muntu uza muri Kimu ngo ahombe, ntago bishoboka. Ni ukuvuga ngo icyo dukora, kuko tuba duhari ngo tugufashe, tubona ko wenda hari impamvu imwe cyangwa izindi tutazi tutanavugira hano muri kamera wenda bitewe n'ikibazo cyawe, turaguhamagara twavuga ngo noneho ngwino tuganire.
tukakubwira ngo duhe imodokari tuyishyire muri kampani, noneho dutangire imodoka itangire ikwinjirize, imodoka itangire ikwinjirize, yinjirize na kampani, kugira ngo ku mpande zombi tutazahomba. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe, kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza, mu nyubako ndende hari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 67 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 64. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa#kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Yes, kanizere ko umeze neza cyane, wowe dukurikira umunsi ku munsi uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, n'urugendo online TV. Nyeritwa Samu Gakire, muri studio twongeye kwakira umwe mu bakozi ba Kim Transport. Nkuko muhora mubidusaba, ngira ngo iyi ni gahunda twasezeho kugira ngo mujye musobanukirwa byinshi cyane bitagombye guhamagara cyangwa kujyayo. Nurebe ibiganiro byacu buri cyumweru twasizeho umunsi wo kwakira umwe mu bakozi bitewe n'ibyo ashinzwe bava muri Kim Transport. Tuzokwakiriye, wibwire abantu badukurikiye, unababwire ibyo inshingano zawe zo muri Kim. Murakoze cyane. Amazina nitwa Byishimo Daniel, nkaba ndi umukozi wa Kim Transport, nkaba nkora mu gisate cya recovery. Yego, recovery re harimo ibiki? Muri recovery, recovery ihura n'abakiriya ba Kim Transport bamaze guhabwa imodoka nkuko bimeze ku nguzanyo. Yego. Noneho tuhurira mu bwishyu, uko yasinye kontra y'uburyo azajya agenda yishyura. Ibyo ngibyo byose bikurikiranwa na recovery. Aho ngaho ubundi niho ruba ruzingiye. Umuntu wese waje gufata imodoka ubundi hano niho intego ze ziba ziri. Urumva ko ari mwebwe, nanjye uvuga ngo ni mwe mufite n'abandi bafite akazi gakomeye, ariko mwebwe akazi kanyu noneho nuko babimeze. Nukuvuga ngo rero iyo umuntu amaze guhabwa imodoka na Kim, wenda hari n'abagiye kuzibona vuba, nibwo ahita yinjira muri systeme yanyu, cyangwa se n'ubundi abasanzwe ayirimo. Mugirana amasezerano, communication hagati yanyu n'umuntu wamaze gufata imodoka ibimeze gute? Communication yacu hagati yacu n'umuntu wamaze gufata imodoka, ubundi abafite kontra, ubwumvikane yagiranye na company y'uburyo azajya yishyuramo imodoka. Niba azajya yishyura mu cyumweru, ni kontra rimwe cyangwa wenda hari ku buryo ba propose umuntu ati muri kontra wenda zishaka kuba ziba zitandukanye. Wenda bavuga ati turapropoza nimba wowe washobora kwishyura gutya,
nimba washobora kwishyura Yeah, gutya yeah. kontra aba ari imwe ariko wenda bigenda nibyo ni kugira ngo dusobanure abantu dukurikiye ni ukuvuga ngo ubanza kugira ubwumvikane hagati yawe na Kim Transport. Hari ibisate rero bitandukanye by'uburyo umuntu yakwishyuramo. Hari ushobora kuvuga ati ngewe ngiye gukora taxi nzajya nishyura mverisa buri munsi. Hari ushobora kuvuga ati ngewe nzajya nishyura mu cyumweru. Hari uvuga ati nakwishyura mu gihe kingana n'ukwezi ariko bitarenze amezi 2. ni ukuvuga ngo umuntu wafashe imodoka zo muri Kim, ubwo ni ukuvuga ngo twanabonye ko nazanye bamwe mu bakozi bandi bo muri Kim bansobanuriye ko Kim ifite imodoka ziri mu byiciro 3. Yego. Ubwo binavuga ko imyishyurire ibitandukanye. Yego. Bitewe n'imodoka umuntu yafashe. Nimba wenda uri bwibuke neza uraza kumbwira ku munsi umuntu wafashe imodoka ku nguzanyo wenda ushaka kuba simbizi nimba uri bwibuke amafaranga wenda ushaka kwishyura ku modoka wafashe BYD wafashe ari amavatiri cyangwa se wafashe iriya nini ya Wuringi, wenda uraza kumbwira umuntu ashobora kwishyura ku munsi, birashoboka ko yakishyura ku kwezi ya mafaranga yose yahurije hamwe. Yego. Hari n'uwishyura menshi akafata nk'amezi angahe cyangwa se cyane rwose. Dufite BYD One Up. Yego. Tukagira Wuringi 7 seat. Yego. Tukagira na Dongfeng. Yego. Tukagira na Marivine. Buri wese rero biterwa n'ubwumvikane yagiranye na company kuko ubushobozi bw'abantu ntibungana. Haruza kuyifata afite akazi yijyanyemo gashobora kuba kamuha amafaranga menshi. Hari nuza kuyifata wenda agiye muri taxi. Hari nuza kuyifata avuga ati reka mfate imodoka nzajye ngendamo bitewe naho nzakura ubwishyu. Ahazi ubwo rero umuntu ahitamo ahantu hakomeye rero ndi kugira ngo mbaze cyane ko bantu bakora taxi. Abantu bakora taxi turabizi neza ko nibyo nyine no kuvuga ngo amafaranga yabona buriya ni nk'umumotari cyangwa se n'undi muntu wese uva mu rugo akavuga ati ndabona amafaranga ari uko nakoze. Yego. Uwo muntu urumva ko ubwo nta munsi w'ubusa aba afite. Yego. Ni ukuvuga ngo uwa munsi yavuye mu rugo agiye gukora nibwo ari bubona amafaranga akayishyura mu buryo muba mwarasezeho bwo kwishyura ayo mafaranga. Noneho rero birashoboka ko umuntu ashobora guhura n'ibibazo akarwara atakoze. Ubwo natangiye kubariza abakira cyangwa se n'abantu baba bafite impungenge, ko abantu benshi bafite impungenge ngo ubwo se ngo ayo mafaranga se ngo ku munsi uramutse uhuye n'ikibazo nk'umugore yarwaye cyangwa umwana yarwaye cyangwa se wagiye no mu zindi gahunda z'umuryango cyangwa se nawe warwaye, Kim mukorana na gute n'umuntu wagize icyo kibazo wenda kitamuturutseho? Turaza no kugira uwagize wenda ibimuturutseho ntiyishyure. Uko Kim ikora ni ibintu bisobanutse. Yego. Izo mpungenge rwose ndazimara abantu bafite impungenge nk'izo ngizo. Ntago utaverishije uyu munsi ejo ushobora kuyabona ukaverisa. Yego. Nejo utayabona ejo bundi ukayabona ukaverisa. Iyo rero ufite impungenge ubona hari impungenge z'uko utari bubona amafaranga, uzana imodoka kuri company ukatubwira uti ngiye kubera ikibazo mfite sindi gukora neza, reka imodoka mbe nyisize hano, noneho ngende nimva mu byo ndimo nzagaruka gufata imodoka. Icyo gihe imodoka turayakira kuko tuba dufite akazi twagiye tuziteganyiriza. Noneho Kim igatangira ya mafaranga weho watangaga igatangira ikayaverisa kugira ngo utazagwa muri manga. Binavuze ko rero atari n'umuntu ashobora kuza gufata imodoka, nibyo nabyo urabisobanurira abantu. Umuntu ashobora kuba ashaka gukora business ariko we ntahari afite ibindi bintu abamo akora. Bivuze ko yagura imodoka akayibasigira. Yego. Mukajya mwiyishyura. Yego. Ni ukuvuga ngo abantu bafite akandi kazi. Yego. Ariko bakaba babona ko business cyangwa se ashaka gutunga imodoka nawe ayikeneye ashaka gukorana na Kim, araza gufata imodoka iwacu
then akayidusigira kuko kimu yaziye abanyarwanda ni ukwikura mu bukene. Imodoka iyo yayidusigiye twebwe tuyiha akazi, hanyuma tukajya tugira amafaranga tumuverisa ku kwezi, ariko twakuyemo imisoro, twakuyemo ama assurance, ibintu byose twabyishyuye na maintenance. Hanyuma tukagirayo tumusagurira, kuko icyo gihe abari boss, abari nyiri imodoka nyine. Nta mafaranga fatizo wenda ugira uvuga ati iyo twakuye mwibi wenda nk'abafite mu imodoka batatwara ku kwezi ashobora kubona aya kubera ko imodoka ziba zitandukanye mu bwoko ndetse no mu miterere yazo, biterwa nyine n'imodoka weho waduhaye, cyangwa se iyo wafashe ufite n'uburenganzira bwo kuyifata iwacu, hanyuma ukayisiga n'iwacu, tukajya tuguha ya mafaranga ya buri kwezi, ariko twakuyemo twishyuye. Urumva niba kimu yaje korohereza abanyarwanda kugira ngo babashe kubona ibintu bishyashya. Urabona abazungu basa nk'abaho bari bafasha Afurika bakayigira nka puberi. Umuzungu akagenda mu modoka imyaka 10, yarangiza akayohereza muri Afurika, kandi twe tukumva ko tuguze imodoka shyashya. Kimu yaje gukemura ibyo bibazo. Abanyarwanda bagomba kugenda mu modoka nshya 0 km, akatangira kuyigendamo ari 0 km. Ni ukuvuga ngo rero iyo modoka iyo ari shyashya bigenda bikurikirana muri ubwo buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva uba wishyuye 20% cyangwa 10%, andi kimu ikaguhagararira. Noneho rero iya modoka ikaza, ni ukuvuga ngo ya 80% cyangwa 90% yasigaye, iyo wasize imodoka muri kimu niyo iyashaka ikajya yishyura banka kugira ngo hatagira uhomba, hanyuma nawe bakaguha ya mafaranga twumvikanye. Twavuze ko harimo uburyo bugiye butandukanye abantu bishyuramo. Hari abishyura ku munsi, yego, hari ushobora simbizi nimba ku cyumweru biriho, biterwa nuko weho ubundi kimu ntago inaniza abakiriya bayo. Nta n'umukiriya ugomba kuza muri kimu afite impungenge z'uko azahomba, kuko ibyo byose twamaze kubisesengura. Weho ushobora kuza ukavuga uti ngewe kugira ngo bitazancanga cyangwa bitazagira gute, nzajya mverisa buri munsi, nzajya nyashyiraho buri munsi ayo twumvikanye. Undi akaza ati ngewe mu cyumweru hari uburyo nyabona bitewe n'imbaraga ze, undi ati mu kwezi bitewe n'imbaraga ze, undi ati ngewe nzayanyaterura rimwe mu mezi 2 bitewe n'imbaraga ze, nuko we yiyumva, kuko umuntu ni ubuza ahakura. Ibyo byose rero ni ibyiciro tworoherezamo abantu kugira ngo batugane, tubahe imodoka ariko nabo ntibahombe. Ikindi ugeze kumbaza, uravuga uti umuntu agize ibibazo akabura amafaranga akajyamo amadeni. Ubwo ndi kugira ngo ahubwo tuhinjire neza, ni nacyo nari ngiye kukubaza. Urakoze cyane. Usobanurira abantu umuntu se ashaka kumara mu wenda uyu munsi ntiyasizeho amafaranga, umunsi wa kabiri simbizi nimba mugira uburyo wenda nimba umuntu atasizeho amafaranga ushobora kumuhamagara mukamubaza wenda nimba nta kibazo yagize. Bigera ku gihe kingana gute kugira ngo kimu ifate umwanzuro kuba yafata ya modoka iyi nyaga umuntu iyizaniye ishakira akazi muri kimu, aba ari wenda mujye mumuha iyo nyungu ye isaguka ku mafaranga y'ubwishyu aba yishyuye? Ni ukuvuga ngo kimu, abakiriya ba kimu nibo ba boss bacu. Yego, turabubaha. Tugira communication zigiye zitandukanye, ni nacyo rikava rishinzwe. Iyo wishyuye turabibona ko wishyuye, tukanabona ko uyu munsi utishyuye itariki iyi niyi, tukaguha message. Uko bigenda utishyura, ibibazo bibaho nk'uko wabivuze, yego, tuba tubireba. Icyo kimikora ni iki rero, muri ya masezerano dufitanye haba harimo igihe runaka twumvikanyeho ku mpande zombi. Baba bati nibigera kuri uru rwego tuzagufasha, ariko atari uko tukwanze. Ni ukuvuga ngo nta muntu uza muri kimu ngo ahombe, ntago bishoboka. Ni ukuvuga ngo icyo dukora, kuko
tuba duhari ngo tugufashe tubona ko wenda hari impamvu imwe cyangwa izindi tutazi tutanavugira hano muri kamera wenda bitewe n'ikibazo cyawe, turaguhamagara twavuga ngo noneho ngwino tuganire, tukakubwira ngo duhe imodokari tuyishyire muri kampani, noneho dutangire imodoka itangire ikwinjirize, imodoka itangire ikwinjirize, yinjirize na kampani, kugira ngo ku mpande zombi tutazahomba. Tuba twarateguye, dufite amasoko mu bigo bigiye bitandukanye, dufite akazi kenshi gahagije. Icyo gihe rero twebwe twirengagiza cya kirarane wari ufite, tugatangira noneho tukishyura, imodoka igakora igatangira ikaverisa, nawe ikakugirira akamaro muri icyo gihe kingana n'uko kwezi ku mafaranga tugomba kuguha. Hanyuma igihe nawe wagiye ukayabona ya yandi, ufite uburenganzira bwo kuyazana, uti narindi maya none nayabonye, ukayaduha, waba uri tayari ugasubirana imodoka yawe ukayijyana mu kandi kazi kawe. Yego, muri Kimu rero abantu bamaze kudukurikira cyangwa se badukurikira ku rugendo, ndashaka ko umuntu wese azajya agenda asobanukirwa, buri muntu wese na departement muri Kimu. Ndabizi ko hari abakorera, niyo umuntu agiyeyo ubusanga buri ofisi irimo umuntu ari gusobanuza ibintu bye. Ndashaka ko rero ku bantu badukurikira muzajya musobanukirwa ku buryo ujya hariya hantu wujuje ibisabwa. Nk'ubu ngubu ngira ngo sinzi nimba wenda ni flyers ya Kimu ihari cyangwa se n'abantu bayisanga kuri reception. Uyu muntu agiye gusaba imodoka cyangwa se kwaka imodoka y'inguzanyo, hari ibintu bundi umuntu agomba kuza yitwaje. Yego, utaniriwe uhamagara, ugenda ubifite byose ukavuga ati dore ngibi, cyangwa se munyereka imodoka, bakabanza bakakwereka imodoka zero ugahitamo, n'ibindi byose ukaba bifite. Ni ibintu byoroshye cyane. Ikintu cya mbere buriya Kimu kubera ko iba mu murongo wa transport, ibyo ari byose umuntu ajya gufata imodoka ari uko azayikoresha, agomba kuba afite perime cyane. Icyo cyo ni itegeko, ariko binavuze ku muntu uzakora taxi, nibyo ngibyo ndi kuvuga. Ubwo bitavuze ko ushaka kwigurira imodoka ku nguzanyo, gufata imodoka ku nguzanyo nta perime ufite, birashoboka ko wajya muri Kimu ukayifata, wenda ukaba ufite umushoferi uzajya ugutwara ariyo gutemberamo cyane, cyangwa se uzanayishyira muri kampani bakayihagaze. Ibyo ni ibintu byumvikana cyane, ariko perime ubwo ni ku bantu baba bashaka gukora nyine umwuka batageze. Nuvuga ngo icyangombwa icya kabiri ubwo ni icyangombwa cy'uko umuntu ari ingaragu cyangwa se uri mariye. Yego, ubwo ni stati yawe, nimba uri mariye, nimba uri ingaragu, ibyangombwa rwose ku irembo ni nk'ako kanya. Historique y'amezi 6 ya mobile money cyangwa se ya banki ariyo yose mukorana y'amezi 6 cyane. Yego, urumva ko Kimu yabyoroheje, ibikuye mu buryo bwo kuvuga ngo ni amabanki, kuko hari umuntu ukubwira ati njyewe ebana momo mobile money niyo nkorana nayo. Hari abantu bakorana na mobile money cyane, amafaranga yanjye ni hari niyo zaba miliyoni zingahe mba nzifite kuri mobile money, kandi nkumva ariko wumva ko babyoroheje, yaba mobile money yaba ndetse na banki yose mwaba mukorana, urumva ko ugomba kuzana iyo historique. Ni ibintu byoroshye cyane. Noneho no kuba ufite 10% cyangwa se 20% y'agaciro k'imodoka ukeneye, kuko no kuvuga ngo muri izi modoka ubwoko butatu bw'imodoka, ni ukuvuga ngo dufite y'imyanya 7, yego, harimo na shoferi. Imodoka nziza cyane yitwa Uring 7 seat, nziza rwose. Ni imodoka ziba ari 0 km. Mu by'ukuri ni imodoka wajyamo na famiye, ni imodoka yatwara n'abageni. Tukagira BYD, ndabanza nzivugamo amazina n'amoko. Tukagira BYD One-Up, abantu benshi bananayikunda. noneho ni abantu bamaze no kuzimenyera, zo ni imodoka yegeye hejuru, ni nk'ijipe igenda mu muhanda uwo ari wo wose. Yego, kandi ni amashanyarazi furu. ubwo izi modoka zose zirimo hano turi kuvuga ni amashanyarazi. Tukagira Dongfeng. Yego, Dongfeng nayo ni imodoka nziza cyane y'amashanyarazi furu, nayo yegeye hejuru.
hanyuma ni ukuvuga ngo izo modoka zose iyo uyishaka uzana 10%, cyangwa reka tubisobanurire abantu neza. Muri izi modoka uko tuzivuze ziri mu bwoko butatu, ziri mu byiciro bitatu. Iyi BYD na Wuling zishyurwa 10% y'igiciro cyazo, yego, kugira ngo bayiguhe. Noneho iyi Dongfeng yo ni 20%. Ni ukuvuga ngo iyi BYD na iyi Wuling, reka duhere kuri Wuling, yishyurwa 4,4,200,000. 4,4,200,000. Urayazana ugatwara imodoka. Ubwo reka tugende ku murongo. Ayo niyo umuntu yishyurwa agatwara imodoka. Noneho ubwo ni kugira mbisobanura abantu, nimba ushaka kuyifata ujye kuyikoresha taxi cyangwa ujye kuyikoresha n'izindi gahunda zawe, ku munsi uba ugomba kugira, ubwo ni kugira ngo abantu bagende babisobanukirwa, uba ugomba kwishyura amafaranga 44,000 bya biciro kwa turi. Yego, ibyo ni bya biciro. Noneho tugeze hahandi muri Verizon ku bijyanye n'imyishyurire, ku bijyanye n'imyishyurire. Ubwo ku munsi iyi BYD ku munsi yishyura amafaranga, reka duhe Wuling ku munsi yishyura 44,000. 44,000 ubwo ni iyo ubishatse wishyura ku kwezi, ubwo ni 1,320,000. Yego, ku muntu uri bwishyure ku kwezi. Kwa kuntu uvuga ati sindi gushaka ku byo guhora buri munsi nishyura mverisa bitewe n'ibyo uyikoresha, kuvuga ati bitanakuye unanafite n'amafaranga rega, ushobora no kuvuga ati nishyuye ukwezi kumwe. Mbese no kuvuga muri Kimu barakorohereza ku buryo cyane, ku buryo bwose bushoboka. Noneho iyi BYD rero ku munsi iverisa 38,800 ubwo ku kwezi bikaba 1,555,000. Yego, yego, iyo ni ntuza. Noneho rero iyi Dongfeng nayo iverisa 25,200 ku kwezi bikaba 756,000. Ibi bintu birasobanutse. Ibi bintu birasobanutse cyane. Ubwo abantu badukurikiye none bandi mwajyaga mumbaza ngo ko batavuze ngo ibiciro, noneho bagomba kujya babisobanura. Nanjye ntago bagomba kujya banshika batabaje gusobanura ibiciro, kuko abantu banje ninjye baba bari kubaza cyane. Muri ibi bintu rero twa turi kuvuga, ubwo wabyumvisha ibyo usabwa, ariko hiyongeraho mu byo usabwa kugira ngo baguhe imodoka. Ibyo byose by'10% twavuze, cyangwa se 20%, hanongera 500,000 byo kugushakira ikintu bita autorisation mubazi yo kugufasha nyine kuguhuza n'abagenzi. Yego, nabonye hari n'uburyo bari gukorana n'abantu bafite ama application yo gushaka abagenzi. Yego, cyane cyane rwose Kimu iri gufasha abantu bayo cyane cyane. Aho ruba ruzingereye nge mba nshaka kwibariza cyane guriya ku ifaranga. Yo nabonye umuntu ndi bubaze ku bintu bijyanye n'amafaranga, cyane cyane iyo umuntu agiye gukora taxi aba ari gushaka gutera imbere, kandi akanishyura neza. Nta muntu ukunda mu buryo bwo kuvuga ngo yafashe ikintu noneho kwidene. Nta muntu utabushaka kwishyura. Umuntu wese aba ashaka kwishyura kandi ibintu bikagenda neza. Ariko hari igihe haza mutwe tubazo, urumva ko Kimu mwavuze ko mufasha abantu cyane, yo kwishyura byananiranye. Bura niho ahantu abantu bagirira ubwoba. Ikintu bita kwishyura. Ni ukuvuga ngo ibi biciro tukubwiye ahangaha haba harimo ibyangombwa byose bikenewe, kuko imodoka igurirwa assurance ya tourist. Ibigomba kumara iyo myaka ifite assurance kandi tourist. Nuvuga ngo ikibazo kijyanye n'impanuka assurance bihari. Hanyuma imodoka ibifite garanti. Ikijyanye na maintenance na garanti bihari. N'ibindi byose bishamikiyeho nabyo turabigufasha. Ntago rero wavuga ngo imodoka yananiwe kwishyura. Ntago imodoka inanirwa kwishyura. Kimu irahari kugira ngo ifashe abakiriya bayo. Nta mukiriya uza kwa Kimu uhomba. Icyo guhomba cyo twamaze ikindi muri izi modoka ari BYD ari Wuling,
zose zishyurwa ayo mafaranga ugomba kuyatanga mu gihe cy'imyaka 5 ebana imodoka igahita ihinduka iyawe bya burundu noneho iyi Dongfeng yo ni imyaka 4 yego ni imyaka 4 izindi ni imyaka 5 ibyo ni ibintu byumvikana cyane urumva ko mu myaka 4 imyaka 5 uri kwishyura ibyo byose ntago waba wananiranye kandi mwamaze kubona abantu basoje kwishyura ubu hari abantu igihe mwatangira gukora yego hari abantu bamaze gusoza kwishyura cyane barahari n'ubu hari abenda gusoza muri makeya ntago byananirana kuko kimirita yari kuguha akazi igashaka akazi k'iyo modokari nubura akazi mu by'ukuri bwa bufatanye iyo ubuze akazi ukaza ukavuga uti ngiye imodoka ni muyifate twe turagusagurira kandi tukaguha ya mafaranga kandi n'imodoka nje kamwe mu bintu nakunze n'ukuntu umuntu ushobora kuba rwose wibera nk'imusanze wicururiza ibirayi ukavuga ati ngewe ntabwo ngiye gukora taxi mfite business yanjye no gukora ariko iyo modoka nayifata ukayishyira muri kimu ikajya yishyura yanguzanyo noneho bakanaguha n'amafaranga inyungu yawe nyine nk'umuntu nka nyiri imodoka yego wow ni ibintu byiza cyane ndumva mbara ubundi butumwa ufite wabwira abantu bagana kimu cyangwa se abantu bashaka kugana kimu nimba ari nk'impungenge wabamara cyane cyane ibi bintu buri abantu benshi hari igihe yatari yabisobanukirwa bagifite impungenge bavuga se aba bantu si nka babandi si abatekamutwe ubutumwa nagenera abakunzi ba kimu n'urugendo TV muri rusange yego nabashishikariza kuza bakatugana kuko dukorera ku Gisozi munsi y'ikibanza yego ni mu cyapa ni hafi ni ku cyapa cya bisi ni inyubako nini ya etage iriho ibirango bya kimu bahita kuri kimu n'ubundi yego ikindi nababwira gutinda gufata icyemezo niko gutinda mu bukene ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite amafaranga ariko watinda gufata icyemezo ugatinda mu bukene mu by'ukuri amafaranga bisa nko kubika amafaranga niba wafata 1,400,000 ukaza ugafata imodoka iwacu washaka ukayisiga muri kimu ikajya iguma igira amafaranga kwinjiriza buri kwezi kandi nyuma y'iyo myaka izarangiza n'ubundi ikaba yawe bya burundu rwose gutinda gufata icyemezo no gutinda mu bukene ngayo nguko rero abantu abakeneye ndavuga ngo ku bindi bisobanuro hari ikintu bita imirongo ihari kimu ifite umurongo utishyura mw'abantu mwe mushaka kujya mugira ibindi bintu mubaza cyane cyane bijyanye na kimu byose impungenge waba ufite ikibazo cyose waba ufite cyose ni uguhamagara iyi nimero hari umurongo utishyura kimu yasizeho kugira ngo bijye bifasha abantu babagana 63 uwo ni umurongo utishyura uhamagare cyangwa se bitari ibyo ushobora no guhamagara na nimero 079 37 93 9 iyo nayo ngira ngo tuba twananyujije muri screen rwose ariko abantu baranabize benshi niyo abampamagaye mpita rwose nanjye nk'uyobora cyangwa se nkabikugezaho abantu bashaka kugana kimu reka ngushimire tunashimire by'umwihariko kimu kuko kimu uburyo iri gutanga serivisi cyangwa se uburyo iri gufasha abanyarwanda cyane cyane mu murongo wo kugendana n'igihugu kutangiza ikirere kudahumanya ikirere icyo ni icyambere kubera ko batanga imodoka z'amashanyarazi icya kabiri no gutanga akazi ku banyarwanda akazi turagatanga ikindi turanazikodesha tugira n'imodoka dukodesha ubwo abantu bajye bumva kimu ntimuzajye mwumva imodoka z'inguzanyo gusa ujye wumva ko ushobora kuba ufite ubukwe ushaka imodoka ziba zikugarage za cortege baragufasha ushaka kujya ahantu baba bagutwaye kimu cyangwa se waza ugafata imodoka ukitwara byose birashoboka cyane cyane rwose ibyo ngibyo turabikora tunatanga maîtrise yego dutanga maîtrise ku bashoferi hari urabona muri iki gihe hari igihe umunyeshuri agenda akiga mu ishuri akiga ibizamini ariko atari ku rwego rwo kuba
yafata imihanda miremire ngo ajye safari ajye Tanzania ajye Uganda. Twebwe rero nka Kimu nicyo kintu turakibafasha. Dutanga maîtrise kugera ku rwego iyo tubona ko umaze kuba umushoferi w'umwuga umetirije tukaguha na certificate n'akazi tukakaguha. Yego. Ngayo ngukorera. Asante sana, reka ngushimire, wakoze cyane kuza. Nizere ko nitwongera kubakenera kugira ibyo tubasobanuza n'ubundi muzatwitaba. Wakoze. Murakoze nawe.